mu bihe bya kera habayeho umwami witwa Nebukadineza. Uwo mwami arakomera cyane ategeka i Babuloni. Umunsi umwe aramanuka mu kibaya cyitwa Dura, ahashyira igishushanyo, ategeka ko abantu bose bubaha igishushanyo bakanapfukama. Ariko hari abasore batatu, Saduraka, Meshaka, Abedenego, abo ntibumviye itegeko ry'umwami, bati twebwe twubaha Imana. Ako kanya bajugunywa mu muriro. Ariko ntibashya, buryo wiringiye Imana wese mu bihe bibi azashikama. Amateka agenda yisubiramo, ibyabaye bizongera kugaruka. Yewe nawe duhagaze gute mw'iyi minsi ya nyuma? Ibihe nk'ibyo natwe biratwegereye, muze twiyegereze Uwiteka Imana idushoboze kuzahagarara dushikamye. Ibyabereye mu kibaya Dura natwe nshuti biratwegereye, ariko mbona ntacyo bitubwiye. Niyo babivuze benshi turabipinga. Reka dufate umwanya twegere Uwiteka, ibibi birashira kandi abazashikama nibo bazibanira n'umwami Yesu. Amateka agenda yisubiramo, ibyabaye bizongera kugaruka. Yewe nawe duhagaze gute mw'iyi minsi ya nyuma? Ibihe nk'ibyo natwe biratwegereye, muze twiyegereze Uwiteka Imana idushoboze kuzahagarara dushikamye. Ibyabereye mu kibaya Dura natwe nshuti biratwegereye, ariko mbona ntacyo bitubwiye. Niyo babivuze benshi turabipinga. Reka dufate umwanya twegere Uwiteka, iby'isi birashira kandi abazashikama nibo bazibanira n'umwami Yesu. Danieli wubahaga Imana yajugunywe mu rwobo rw'intare, na Yohana wubahaga Imana yakaranzwe mu mavuta. Ibyo byose byababayeho kubwo guhamya umwami wacu nshuti. Ibi